Nongeye gusuhuza abo gukurikirana YouTube channel yanjye yitwa UBWANJYE TV. Niba utarakanda subscribe icyo nkubwira ni ukuyikanda, kanda comment, igitekerezo cyawe kihabwa agaciro, hagataho kanakanda like, share ku nshuti zawe, ukomeza gusangiza amateka y'u Rwanda. Kuri uyu munsi nakuzaniye Insigamugani igira iti Arabunzimbwa nk'abahondogo, hamwe n'umunyamateka Bayingana wo ku UBWANJYE TV. Arabunzimbwa nk'abahondogo. Uyu mugani ngo apfuye abunze imbwa nk'abahondogo, bawuca iyo babonye umuntu wishwe n'uruhato kandi yari umuntu usanzwe yihagazeho. Imvano yawo ni ibikomangoma by'i Bugesera byanyazwe n'umwami w'u Rwanda Cyilima Rugwe, aha hakaba mu mwaka w'1300. Abahondogo bari ubwoko bw'ibikomangoma by'i Bugesera, bakaba ari bo bavagamo abami babwo kera utaraba ubw'u Rwanda. Umwami w'i Bugesera uwo yari we wese wimye yitwaga Nsoro, nk'uko mu Gisaka bamwitaga Kimenyi, mu Ndorwa bakamwita Gahaya. Rimwe rero Nsoro Bihembe wo mu Bugesera aterwa n'u Rwanda witwa Cyilima Rugwe, aramunesha. Bugesera buyoboka u Rwanda. Bamwe mu bikomangoma by'abahondogo banga kuyoboka, n'abayobotse bayoboka bagonona. Abenshi bari abanyage, abandi bemeye kuyoboka basigara mu byago bibaho. Bukeye abahondogo bamaze gusumburizwa bigira inama yo kuyoboka Rugwe, batoranya umwe muri bo witwaga Mabwire, bati genda uyoboke duhakirwe, batariko uzabanze uce kuri Nyanguge kuko muziranye. Nyanguge uwo yari umugore wa Rugwe wahukanye kwa Nsoro. Mabwire ashyira nzira i Kigali kwa Rugwe. Agezeyo asanga abandi bahondogo bayobotse, bamushyikiriza Nyanguge. Bamwe bari ba sebukwe, abandi bari abagabo babo akiri kwa Nsoro. Mabwire abonana na Nyanguge aramubwira ati twashize twishwe n'ubutindi n'inzara, none ndagusaba kunshyikiriza Rugwe nkamuhakwaho, ariko nawe ubimfashemo. Nyanguge aramubwira ati jya ku kiraro, nimara kubonana nawe ndagutumaho uze. Mabwire asubira muri bene wabo aho acumbitse, yigumira ku kiraro ategereje ko Nyanguge aza kumutumira. Burashyira burira, bwira ntacyo amubwiye. Bukeye ku gasusuruko intumwa iraza ngo naze yitabe, maze ajyana nayo. Bageze ibwami basanga Rugwe ari kumwe n'umugore we Nyanguge. Intumwa iti nguyu uwo mwantumye ndamuzanye. Bwire akoma yombi ati Nyagasani nyir'u Rwanda, abagome barapfuye, abandi baracitse, none twebwe abasigaye tuje kugusaba ngo utwunamureho icumu ry'inzara n'ubutindi byaturembeje. Rugwe amaze kubyumva abaza Nyanguge ati uyu mugabo na bene wabo mbagenze? Nyanguge ati ubu se wabura uko ubagira? Bari mu gihugu cyabo, bari bafite ibintu byabo, none byose ni wowe ubifite, ubwo se wababurira kibamara inzara? Rugwe yemera inama Nyanguge amugiriye, aca iteka ko abahondogo iyo bava bakagera bahawe umuriro. Ategeka abatware yagabiye u Bugesera ko umuhondogo wese uri Bugesera ahabwa inka z'imbyeyi 10 z'umuriro. Ati nzashaka icyo mbaha nyuma. Nuko Mabwire asubira Bugesera ajyanye n'intumwa yo kubahesha izo nka Rugwe yategetse. Abahondogo barishima, bashimira umwami ndetse banashimira Mabwire. Intumwa nayo ikwira mu butware aho bari hose mu Bugesera, igenda ivuga ubutumwa bwa Cyilima iri kumwe na Mabwire. Ubwo abahondogo bahabwa inka Rugwe yategetse. Intumwa irikubura irataha ijya gusoza ubutumwa bw'uko ibintu byatungana. Haciye iminsi abanzi b'abahondogo baza i Kigali kubarega ko bashaka kwimika umwami uzungura Nsoro. Bamaze kubivuga Cyilima ararakara, abaza abo banzi b'abahondogo ati abahondogo mbagire? Bataramusubiza ati nako ndabatanze. Abanyabugesera b'abatoni bari aho baranga, babwira Cyilima bati batanga ahubwo banyage byose, ubasigire imbwa zabo zonyine. Abahondogo bari bafite imbwa nyinshi ko bakundaga
babanyaga kuhiga cyane. Nuko Rugwe aremera, abahondogo arabanyaga baracucurwa basigarana imbwa zabo gusa. Inzara imaze kubarembya bakajya bajyana imbwa zabo kuzigurisha i Bujumbura, ariko abagesera basanzwe bakanga kubagurira. Bukeye barazishorera n'abana n'abagore bajya i Burundi, bagenda bagwa mu mayira musubirizo. Bamwe bagerayo bagenza amafi. Umugani rero utangira ubwo mu Rwanda babona umuntu ubabaye agiye kwicwa n'uruhato bati apfuye abunze imbwa nk'abahondogo. Gupfa ubunze imbwa nk'abahondogo ni ukwicwa n'uruhato. Iyi nsigamigani mwagezwagaho n'umunyamateka Bayingana. Niba utakanda subscribe, isabwa ni ukuyikanda, kanda share, like na comment. Igitekerezo cyawe gihabwa agaciro.